muraho neza, ikaze kuri YouTube channel ya Mugisha Izayimba, ikaze aho ngiye kujya mbigisha gukora ama website. So niba ushaka kuba umu web developer, niba ushaka kumenya uko bakora website na ukaba wakora website yawe, dore ko gukora website ari cyo bita website development ari ikintu gikomeye cyane. So ikiza cya website development nuko ibyo bakoresha bakora website muri Amerika, i Burayi, Australia, Asia, ari byo no muri Afrika no mu Rwanda wakoresha ukora website. Ibintu byose aba ari kimwe, aho bitandukanira nyine n'ubwenge bw'umuntu, ni logique y'umuntu. So rero ibijyanye na web development ni ikintu ngiye kujya mbigisha hano kuri YouTube channel. Niba ushaka kuba umu web developer, wakora ushaka kwiga gukora website yari yose aho iva ikagera, kora subscribe, like, yewe na share. So guys, ubwo rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese niba hari warabyumviseho, niba utarabyumviseho ntago mbizi, ariko kugira ngo ukore website, kugira ngo website yawe iraninge, hari icyo twita languages zikenerwa. Hari languages eshatu z'ingenzi ugomba kuba uzi kugira ngo ukore byibuze website yakora ahantu hose, website yari yose ushaka. Hari languages eshatu ugomba kuba uzi. So izo languages rero nizo twita HTML, CSS na JavaScript. Tugiye kureba ese izi languages niki, zikora gute, zifatanya gute ngo zikore website. Tugiye kureba uko buri languages ikora, uruhari igira mu gukora website, yewe ndetse nuko ikoreshwa muri website. So rero guys, nkuko mubizi, izi languages zose yewe n'izindi zitandukanye zose tuzazigira hano kuri YouTube channel yacu. So iki ni ikintu natekereje cyane, ndavuga ati why not ntaza nkabyigisha mu Kinyarwanda. Ikiza nuko kwiga web development ntibireba kuba ufite amashuri menshi, ntibireba kuba ufite degree za kaminuza, za secondaire, za ki, yewe dore ko hari n'abatanga ubuhamya benshi cyane avuga ko yavuye mu kazi runaka akaza kiga web development, ubu ngubu akaba ari abantu batangiye gukorera amafaranga. Icyo usabwa ni ukutangira kwiga ururimi rw'Icyongereza, kuko izi languages cyangwa se izi ndimi mu Kinyarwanda bakoresha bakora website ahantu kwango nama keyword, ni keyword n'utugambo tugenda dufatanye twita amakode, ariko dukozwe mu Cyongereza. So nibivuze ko utakora website yo mu Kinyarwanda ariko ukoresha utu keyword two mu Cyongereza, ugenda dufatanya mpaka dukoze website. So kugira ukore website rero hari languages eshatu z'ingenzi namaze kubabwira, arizo HTML, CSS na JavaScript. Ahangaha ukora website yose ushaka yakataraboneka, website yose iri mu bitekerezo byawe, cyangwa si yewe waba no mu web developer hano hanze hari ama company atanga utuzi twinshi, cyangwa se waba ushaka kuba umu freelancers ukajya gukora kuri za Upwork na za Fiverr, byibuze hari languages ugomba kuba uzi zagufasha gukora website iyo ari yo yose. So tutagiye muri menshi, reka ntangirane na languages ya mbere. Languages ya mbere bayita HTML. Mwumvishe ko twahoze turi kuyivuga. HTML no kuvuga ngo HTML na amagambo magufi, nwango nitujya kuyarambura turavuga ngo hypertext markup language. Sa nwango HTML mu magambo arambuye bisobanura hypertext markup language. So nukuvuga ngo impamvu nabizanya no kugira ngo mbibigisha mu Kinyarwanda ku buryo ushobora gutangira nta kintu uzi ukazarinda umenya gukora website yari yose wifuza. So nabizanye mu Kinyarwanda, ndagira ngo njye mbibigisha mu Kinyarwanda uko waba umeze kose, niyo yaba nta rurimi uzi, niyo mpamvu nanjye nabizanye ngo njye mbibasobanurira mu Kinyarwanda, yewe n'abatabizi babyumve cyane. So kugira rero kugira ngo wumve HTML cyari cyo, niba ari bwo bwa mbere wayumvaho, okay, mbere yuko ugomba kumenya HTML ugomba kumenya ko kugira ukore website hari ama language. Nuko ngo kugira bakore website bakoresha ama languages, babyita ama languages bitandukanye na English na French, Spanish na Chinese. No, babyita ama languages ariko atari English cyangwa se French cyangwa se Chinese cyangwa n'izindi ndimi. No, ahubwo izi ni indimi zikoreshwa bakora ama website, apana indimi zikoreshwa bavuga, ni indimi zikoreshwa mu gukora ama website. Izi ndimi nizo tubwira, izi ndimi nizo dukoresha tubwira machine turi kwandikamo amakode. Nukuvuga ngo izi ndimi na amakode ubundi. Nukuvuga ngo izi ni indimi, kugira ukore website ugomba kuba uzi byibuze indimi ebyiri eshatu gutyo. So ubwo rero mu ndimi twababwiye nyine z'ingenzi ugomba kubuzi bantu banje, harimo HTML, CSS na JavaScript. Ariko ntugire ikibazo, ibi byose tuzagenda tubyiga step by step, yewe website muzamenya kuzikora kandi cyane.
Ikiza cya web development ni ikintu ushobora kubona akazi ahantu henshi, ni ikintu ushobora gukorera muri Amerika uri mu Rwanda, muzabikoreho research muzabibona. Ni ikintu ushobora gukorera muri nuko ngo ushobora gukora company yo muri Kenya uri hano mu Rwanda, ushobora kujya kuri Upwork na freelancers, ari abantu benshi baba bakeneye ama website, ukabakorera ama website bakakwishura. Ushobora nawe gukora website yawe ikwinjiriza cyangwa se ya business yawe, ushobora nuko ngo web development ni ikintu kiza mw'abantu. So twari turi kuri language ya HTML. Twavuze ko HTML mu magambo arambuye bisobanura hypertext markup language. So none kugira byumve neza, HTML ni ururimi, ni ukuvuga ngo rukoreshwa mu gukora imiterere ya page. So page sinzi niba muri kubyumva nyine, page kuri aho cyangwa se ya document cyangwa se y'urupapuro, ni ukuvuga ngo ariko nyine muri machine. Ni ukuvuga ngo HTML ni ikora structure of web page. Ni ukuvuga ngo biriya bintu mubona amabuto, amafoto, amavideo, ibiki byo. So ndibuze kubahereza urugero niturangiza kureba izi ndimi icyari cyo nuko zikora. Turibuze kurebera urugero kuri wenda website ya YouTube, sibyo? Urugero kuri website ya YouTube, noneho mbereke izi ndimi uko zigiye zikora nuko na buri ruhari zitanga mu gukora website. So website rero HTML ikora structure ya web page. Uko nukuvuga ngo nitubigereranya n'inzu, nukuvuga ngo kuri inzu bayubaka ikaba ifite fondation, amatafari, amabati, ariko itaratangira gusigwa amarangi. Kuri structure y'inzu ukuntu bimeze, niyo turi gukora ama website. Ikintu gikora structure ya website, ishusho ya website, imiterere ya website ni HTML. Nukuvuga ngo rero HTML ni language y'ingenzi buri mu web developer agomba kubazi. Ni itegeko ubundi niyo language zigomba guheraho uri kwiga cyane. Nayo tuzaheraho turi kwiga hano amasomo E1. Iyi video ikirangira, amasomo ndatangira gushiraho ni pratique kabisa, dutangira kwiga uko wakora website. So ubwo rero tuzahera kuri iyi language ya HTML. So iyi HTML ituma ushobora gushira ibintu nk'ibitabo, amafoto, imbonera hamwe, za link, amavideo, yewe n'ibindi ku rupapuro iyo ukora website. So uyandi magambo, HTML niyo shingiro rya buri rubuga ruri kuri internet uzi. Tekereza buri website yose uzi, umenye ngo ari amafoto habona, ama text, amagambo, amabuto, amalinki, ibiki bira byose ni HTML ibikora. Ubwo niba wumvishe HTML cyari cyo, noneho tugiye kurebera hamwe CSS. Bavuze ko ari languages eshatu byibuze ugomba kubuzi kugira ngo ukore website yariyo yose. Language ya mbere twavuze ko ari HTML. So twavuze ko HTML stand for hypertext markup language. HTML magambo arambuye ni hypertext markup language. Twavuze ko HTML is the standard markup language for creating a web page. HTML ni ryo shingiro ryo gukora website. HTML describes the structure of a web page. HTML ni kwa ngo niyo igaragaza, nisobanura structure uko website iteyewe, niba turashira amagambo, niba turashira amafoto, niba turashira video, ibyo byose ni HTML ibikora. So HTML elements tell the browser how to display the content. Urwa ngo bira byose turimo tubabwira ngo structure dukoresha ama element iyo tubikora. Nka element yo gukora element yo gushira video kuri nyine kugira ngo igaragare, element yo gukora wenda ifoto, element yo gukora amagambo, ibyo byose tuzabyiga muri HTML. Ubwo HTML mwumvishe icyari cyo ko ari language idufasha kugaragaza content cyangwa se structure kuri website. Aha ubwo ndumva HTML ngirageje kuyisobanura. Yitekereze nk'inzu. Nukuvuga ngo niba ugiye kubaka inzu, tekereza urugero nka structure y'inzu. Nukuvuga ngo inzu ihagaze iriho amabati n'amatafari na fondation, yewe n'imiryango n'ibiki, ariko utaratangira gushiraho amarangi n'amasima n'ibiki byose. Ubwo iyo niyo nzu ni igishushanyo cy'inzu mu yandi magambo. Kabiri language ya kabiri ni CSS. Iyi CSS yo mu magambo arambuye bavuga ko ari cascading style sheet. Nukuvuga ngo iyo irisobanuye pe cascading style sheet. Nukuvuga ngo urukumvamo style. Sibyo? Noneho nukuvuga ngo kugira ubyumve neza ndagenda mbikurikiranya kuri buri languages. Twafashe HTML no gukora structure, nukuvuga ngo ya structure twakoze, noneho
iyi language ya kabiri twita CSS irayistylinga, kuvuga ngo mu kinyarwanda irayitaka, sibyo? Nukuvuga ngo HTML niba yadufashije gukora, tuvuga urugero amagambo, kwandika amagambo kuri web page. Noneho iyi CSS yo iradufasha amagambo kuyagira manini, kuyagira matoya, kuyagira umukara, kuyagira umweru, kuyagira umutuku. CSS yo irastylinga nyine, irataka, ifasha guhindura amabara, imiterere, ingano y'amagambo, nyine uko ibintu bipangitse n'ibintu. Kuvuga ngo niba twadufite urugero nk'interuro ebyiri, CSS iradufasha interuro imwe kuyishira ibumoso, indi tukayishira iburyo. Murabyumva cyane. Ndibuze kubiberekera neza urugero kuri website ya YouTube, niyo navuze ndibuberekereho urugero. So kabiri, ifasha nyine gukora urubuga rugaragara neza, rumeze neza mu maso y'abarukoresha, nyine nkuko nababwiye ngo ifasha gustylinga, gutaka nyine urubuga tukarugira neza ewana, ku buryo ewana abantu bazaho bakishimira nyine gukoresha urubuga. So ikindi navuga ngo CSS ikoreshwa mu gukora urubuga rukurura abantu kandi ruri responsive. So ijambo responsive wenda muzabimenya nyuma batabizi. Responsive ni ukuvuga ngo website ishobora kugaragara neza kuri telefone, ikagaragara neza kuri laptop, ikagaragara neza kuri desktop. Aho hose kugira ngo website ihagaragare neza, naho dukoresha icyo twita CSS. Ni CSS ibikora. Mwumvishe umumaro wa buri rubuga, wa buri language. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya umumaro wa buri language. HTML ituma dukora structure, twubaka website uko izaba imeze. Noneho CSS idufasha gutaka ya structure twakoze na HTML. CSS yo idufasha kugenda turutaka. Ubwo rero mubonye icyo HTML ikora, murakimenye uko HTML ikora n'iki ikora, murabimenye. CSS uko ikora, CSS icyari cyo n'uko ikora, murabimenye. Ubwo niba ubyumvise neza, n'izi languages ebyiri ushobora gukora website. No kuri izi languages ebyiri kabisa ushobora gukora website nziza cyane abantu bakoresha, yagira umumaro societe. So noneho ushobora kwibaza impamvu ngo kubera iki twavuze ngo ni languages eshatu zisabwa ngo kugira ngo ube wakora website nziza iyo ari yo yose ukeneye. So maze kureba icyo HTML ikora n'icyo CSS ikora mu gukora website, ariko noneho reka turebe languages ya gatatu. Impamvu twongera iyi languages ya gatatu ni ukubera iki? Iyi languages ya gatatu bayita JavaScript. Muzayitiranye niyo bita Java. Hari Java hakaba na JavaScript. Iyo rero tugiye kuyiga bayita JavaScript. So iyi language ni ururimi, cyangwa se ni ururimi rwa program rukoreshwa mu kongerera website ubushobozi bwo gukorana n'umuntu uyikoresha nyine, aribyo twita interactivity cyangwa se functionality. Gukora kuriya tuvuge no urugero, kadutanga urugero ku butara. Niba ukora watsitara ukarizimya, ira ni functionality, ni interactivity. Nibyo JavaScript ikora. Kuriya tuvuga urugero, niba nakoze game, kuri game igenda ikava ha, umuntu agakandaho akajya ha, cyangwa se imodoka ikagenda, bira byose nibyo JavaScript ikora. Mwumvishe ko JavaScript ni urubuga ruri powerful. Ikindi JavaScript ifasha gukora ibintu bihinduka nyine nk'ibikorwa byo gukanda ku mabuto, guhindura ibiri ku rubuga udasubiyeho, nko kurodinga kwa website, kugenzura ibisohoka ikindi kintu kugira byumve neza, kamba urugero nka form ya Facebook, sibyo? Kuriya urwa ngo kurana niba muri form ngiye kuyinjizamo username, password, wenda na email. Kuriya ubikora ukabyohereza, bira byose ni JavaScript ibikora. Noneho kuriya wenda urugero niba nshizemo password itariyo bakakubwira ngo wibeshe password, ntibakwemerere kwinjira, bira byose ni JavaScript ibikora. Mwumva ko JavaScript kabisa iri powerful, ikomeye cyane. No kuvuga ngo ushobora gukora form ukoresheje HTML, ukagena nyine form umwo bazandika ibiki n'ibiki, noneho ugastylinga uko form irabimeze ukoresheje CSS, noneho uko form izakora. Ibyo byose bikorwa na JavaScript. Ndumva ibi bintu bisobanuye neza cyane kabisa, ndumva ibi bintu mubyumvishe. So JavaScript ifasha mu bintu byinshi kabisa, harimo ibintu bya animations, kuri nyine animation
calculators like ibintu byo gucalculatinga, ibintu bya timers, ibintu by'ama chat boxes. Besi JavaScript nayo ikora ibintu cyane bikomeye. Ikindi wamenya, JavaScript is the world's most popular programming language. Uvuze ko JavaScript ariyo ya mbere muri languages zikunzwe cyane, ntago naba nibeshe. Icya kabiri, JavaScript is the programming language of the web. Nuko ngo iyi ni king language yo gukora ama website pe, uyu ni umwami w'ama website. Nakubwira ngo JavaScript muri website nka 90% zikozwe muri JavaScript. So noneho umaze kumva icyo HTML, CSS, JavaScript zakora, wamaze kubyumva pe, ubwo hasigaye nahawe ukaza tugatangira kwiga. Niba ushaka kubyiga cyangwa se hari umuntu uzi cyangwa se hari umwana wawe cyangwa se hari umufamily uzi ushaka kwiga web development, mw'abantu mwe kora subscribe, like, share newe na comment. So babonye ko HTML itanga imiterere cyangwa se imimerere cyangwa se structure ya website, CSS igaha isura, appearance, styling, gustylinga iyo website, JavaScript igaha urubuga cyangwa se ubushobozi cyangwa se functionality, interactivity ya website. So rero noneho wenda kugira ngo nshaka ko mubyumva neza mw'abantu mwe, reka turebere hamwe mbahereza urugero kuri website ya YouTube. So ngende ndimo gukoresha laptop, nizere ko abenshi namwe murimo gukoresha laptop. So now guys, nkuko nabibabwiye rero, reka turebere urugero rumwe rwa YouTube imbereke uko HTML na CSS yewe na JavaScript zakoze ku rubuga rwa YouTube, kugira ngo mubyumve neza, mwumve uko izi language zikora, uko zaje zigakora. So uko nabasezeranyije rero, katujye kuri YouTube. Turaza hano kuri YouTube. Ubwo rero icyo ngiye kubereka ni buri mumaro YouTube yagiye ikora. Soka kanze hano kuri okay, it's okay. Nkuko mubibona rero, nkuko nabibabwiye, twavuze ko HTML ari structure ya website, sibyo? Niba HTML ari structure ya website, bishatse kuvuga ngo izi text, aya magambo yose mubona hano, amafoto, ibiki, aya mabuto yose, aho gusacingira, ibi byose ni HTML ibikora, sibyo? Gushiramo amabuto, kwandikamo amafoto, aya magambo yose, ibi ni HTML ibikora, sibyo? Noneho CSS uku nguku nyine mubona website yacu ikozwe. Uku mubona website yacu ikozwe, uku wenda mubona hari video. CSS icyo yakoze cyo ni ikiherero. CSS murabona uku nguku, aya mabuto, aya mabatoni ya hano hejuru nyine atondetse ku murongo gutya. Ibi byose ni CSS. Noneho urabona uku nguku, aka kantu nako gatatse hano gutya, imitako yose iri hano nyine ni CSS. Uku nguku ibi bimanutse hano gutya ni CSS. Nukuvuga ngo CSS yo igena uko ibintu bimeze, uko bikorwa, sibyo? CSS igena uko turi bwandike, aho turi bushira amafoto, uko amafoto turi buyagire, niba turi buyagire manini. Murabona nk'aka kantu gakaraze hano, ibi byose ni CSS, tuzagenda tubyiga uyu mwanya urimo hano. Ibi byose ni CSS. Nukuvuga ngo urugero twakoze, aya mabuto twayakoze nta CSS twashiramo, ntago yaba ameze guca, tuduconga afite ntago twaba duhari, byaba ari amabuto yameze ukuntu yamanutse. Nyine HTML irubaka, CSS ikaza iri gukora iki? Iri gustyling, iri gushiramo, nyine iri gutakagiza. Noneho JavaScript, uku nguku wenda dukina video igaplayinga, uku nguku wenda dushobora kuza tukareba andi mabatoni menshi, uku nguku dushobora gukanda hano, sibyo? Tukaba twakwa uploadinga, tukajya live, tugakora ibiki. Ibi byose ni JavaScript ibikora. Uku nguku dushobora kuza tugasacinga hano, wenda tugasacinga ngo wenda web development, kansacinge mubibone. Nyine uku dusacinga, ibyo dusacinze bikaza.
ibi nibyo twita JavaScript, niwo mumaro wa JavaScript, ukuntu nyine website ikora functionality. Nkaba naza nkareba video, ndabona internet yanjye sinzi ikibazo ifite. Ndabona byaje internet yanjye yari bayakasa mutwe. Ya nyine ukunguku muri kubona twandikamo web development, hakazi bijyanye na web development. Murabona hano ukunguku dushobora kuza tugafilteringa, nuko ngo wenda tuvuga urugero twari dusacinze web development, wenda dushaka ko haza video gusa. So ibi byose uko functionality, uko ibi bintu byose biza bigakora, nibyo twita JavaScript. So nahanyu rero ngo muze dutangire twige web development. Hano ngiye kujya nshiraho amasomo, turatangira noneho gushiraho pratique, turatangira gukora ama website muri pratique. Turatangirana na languages imwe ariyo twita HTML, niyo turatangira kwiga, tuyige, tuyirangize, tuyimenye. Nitumara kuyimenya tuzabona dushiraho CSS, nayo tuyige, tuyirangize. Nitumara kuyimenya dushiraho JavaScript. JavaScript yo irimo ibintu byinshi akangari, ushobora kuyikora ukora ama website, ama game, ni byinshi cyane. So guys, mwiko kora subscribe, like, share na comment. Thank you.